Okay, ubuhamya bite wasangiza n'ibintu nyuzemo muri Miss nari maze hano mu Rwanda. So the testimony of mine is based on the situation I have been in Rwanda. Yego nahuye n'ibyago kuko nabuze murumuna wanjye. So ucura mu muryango. I lost my young brother. Koko ntabwo byari byoroshe ni BURAVANI. You remember BURAVANI? Ariko muri byose ikintu nshimira Imana. But in all, what I thank God is nuko Imana yamugiriye ubuntu. God graced upon him ikamuha agakiza, and he gave him the salvation. Yes, koko ntabwo byari byoroshe. It is true that the situation was difficult. Ariko nshima Imana yuko yakiriye agakiza kandi muri we ari byo byamurangaga mu gihe cyose yabaga yicaye hamwe n'abandi. But I thank God because he gave him the salvation, and it was the stories wherever he was gathered with others. Icyo nabonye muri ubuzima bw'agakiza Imana duhaye ku buntu. So something I realized in this month of salvation God gave us for free. Ibyo waba urimo byose byanze bikunze usanga kenshi ushaka kubwira urukundo Imana yagukunze muri Kristo. So in whatever situation you may be, you are eager to share with the people the love of God towards your life. So icyo nicyo cyampaye ibyiringiro, nkashobora kwihangana. So this gave me the strength, and then I was able to be comforted. Niyo mpamvu naba bene data muri hano mwajya muza buri gihe uko mubonye umwanya mukumva umutima w'Imana ku buzima bwacu. So that's why I can tell you, brethren, to always come and you listen, you hear the heart of God towards our lives. Kuko mu bihe bikomeye nk'ibi tudafite ijambo ry'Imana, tudafite agakiza muri twebwe, ntago twabivamo, ntago twanabishobora. So because sometime in a difficult situation, if we do not have the strength of the word of God, we can't overcome such a situation. Ariko usanga ari byiza iyo twasobanukiwe urukundo Imana yadukunze muri Kristo. But it is very amazing when one realizes the heart of God, the love of God in Christ Jesus. Buri munsi usanga twikomeza mu mwami. Always we comfort in the Lord. Twongera tukagenda mu buzima twemye dufite ibyiringiro, dufite ibyishimo. And we live our life with the hope and joy. Koko ntabwo biba byoroshye pe, ntabwo biba byoroshye. Because the situation is not easy. Ariko iyo wibutse ko Imana ntacyayinanira, ukivuga ko ishobora byose, ariko ukibuka urukundo yagukunze, ukibuka igishimishije nuko iyo nibutse ubuzima bwe ko bwari bufite agakiza, nongera nkagira amahoro muri jewe. So but when you remember the mightiness of God and the love of God upon your life, and especially when I remember that my young brother was saved, I restored. Imana ishimwe kuko urebye nta kindi kintu cyiza twashobora gukora atari kumenya ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu. So actually we do not have any better thing apart from knowing and realizing the heart of God upon our lives. So ndashimira Imana, murakoze ko mwamaye umwanya. I thank God and I thank you because of this opportunity I'm given. Murakoze. Thank you very much.